Haleluya, shalom shalom. Yesu nashimwe cyane bene data, muraho neza mwese abo Yesu agira ubuntu. Mbahaye ikaze na karibu ku Ano TV. Ikaze cyane mwene data wowe ugeze kuri YouTube channel bwa mbere. Nje nitwa Evangeliste Mama Teta, umwana w'Imana, Imana agira ubuntu bwo kuvuga ubutumwa mu mahanga yose. Ikaze cyane wowe utariyandikisha mu muryango mugari w'abana b'Imana, kanda kuri iryo jambo riri kuri telefone yawe ibumoso ryanditseho subscribe cyangwa sabone mu rurimi rw'amahanga. Urangiza ukande no kunzegera kugira ngo ninjye nshyiraho video nshyashya igihiti kugeraho. Haleluya. Ndumva mbere yo gusenga reka mbanze ndirimba akaririmbo kandimo Imana yacu we irakomeye cyane, ikora imirimo ikagaragara, sink'ibigirwamana bitavuga n'ibyumve we. Imana yacu irakomeye cyane we, Imana yacu we irakomeye cyane, ikora imirimo ikagaragara, sink'ibigirwamana bitavuga n'ibyumve we. Imana yacu irakomeye cyane, ntabwo yakuretse, ntabwo yakwibagiwe, nubwo bimeze bityo. Ni Imana nyamana, uri Imana nyamana, uri Imana nyamana. Haleluya, uri Imana nyamana, tubiririmbe. Ni Imana nyamana, uri Imana mana, uri Imana mana, uri Imana mana, uri Imana nyamana. Haleluya, Imana ishimwe. Reka dusenge. Mana nziza, mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana yo kwiringirwa no kwizerwa, uri umukozi w'umuhanga. Uyu mwanya wongere kungira icyizere yo kuvuga ijambo ryawe. Mbere ya byose nyuhagira, unyeze, ununganye. Amaraso yawe anyezane n'urubyaro rwanye n'umutware wanjye, anyezanye n'umuntu wese uzumva iyi video ayifunguye. Uwiteka utwuhagire twese, ubwiza bwawe bukayangane ku buzima bwacu. Ngiye kuvuga ijambo ryawe, ntirunyure mu gutwi ngo rihingukire mu kundi, ahubwo ritubere urwego n'impamba bizatugeza iwawe mu ijuru. Mu izina rya Yesu Kristo, icyo mburijemo nikidobya na kirogoya, ndubika intebe ya Satani n'abadayimoni mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen, amen. Tugiye kumva ijambo ry'Imana. Imana yashyize ku mutima wanjye. Haleluya. Ndumva nishimye rero ndandwa no guseka. Imana ishimwe. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana tubona mu Abami ba kabiri ibice 5. Imana ishimwe. Umutwe w'ijambo ravuga ngo ibya Namani umugaba w'Isiriya, ibya Namani umugaba w'Isiriya umubembe. Bene data, tugiye gusenga umugoro nyamanywa kuri mwebwe, ni mu gitondo muri Norvege. Ni aho uzayibonera bizakubera icyo ngicyo. Ushaka kuzayibona umwaka utaha, ariko igira izagukura. Tugiye gusenga ngo Imana idukure ibibembe bituriho. Ibibembe bishobora kuba atari ibibembe by'uburwayi, ari ibibembe by'ubukene, ari ibibembe by'amadeni, ari ibibembe, ikibembe cyose cyaba kikuriho, ikibembe cyose cyaba kiri ku mwana wawe, ikibembe cyose cyaba kiri mu muryango wawe, icyo kibembe nicyo tugiye gusengera. Iyi video irarangira mfata iyindi, ariko ndumva mfite umwanya wo gusenga. Tugiye gusengera ibibembe bimaze imyaka bitwizingiraho. Yesu ashimwe cyane. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Namani umugaba w'ingabo z'umwami w'Isiriya yari umutoni kuri shebuja kandi w'umunyacyubahiro, kuko ari we Uwiteka yaheshaga Abasiriya kunesha. Imana ishimwe. Uyu mugabo, haleluya, murumva hatangiye ibigwi bye. Yari umugaba w'ingabo z'Abasiriya. Abasirikare murahita mu byumva cyane, abasivile nkatwe ntacyo twakwikuriramo, ariko umugaba w'ingabo aba afite amapeti menshi cyane. Ahangaha ibirokoroko bye biba bifatika. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Uyu muntu yari umuntu ukomeye, kandi none Imana yaramugiriye icyizere. Bibiliya irambwira ngo Uwiteka
niwe yari yarahaye do yo kunesha abantu bose bajyaga kurwana nabo. Memu n'Abayisirayeli baragendaga bakabanyaga bagatahana iminyago. Haleluya. Kandi uyu muntu yari umuntu udasanzwe, none wari umutoni ku mwami. Ngaho rero abantu dukunda gutona, abantu dukunda ibyubahiro, byose yarabifite abyujuje. Ariko Imana ishimwe, reka dusome twumve. Nawe ushobora kuba ufite ibintu byose ubyujuje ariko kakazamo ka by the way kaneyamwe kakayita kidundamo. Ibyo byose by'ibyubahiro bihita bihinduka ubusa. Niyo mpamvu uyu munsi wa none ugenda n'agahinda, kandi ufite byose, ufite inzu ntagukodesha, ufite imodoka nziza, abana bawe barize, bakoze ubukwe, warashingiye byose, ariko akantu kitwa indwara ya diabete kahindutse ikibembe, indwara ntavuze izina kahindutse ikibembe. Imana ishimwe. Uyu munsi wa none rero tugiye gukora kuri icyo kintu. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Ngo kuko ku murongo ukurikiraho umurongo wa 2, icyo gihe Abasiriya bajyaga gutabara bakarema imitwe y'abanyazi. Bukeye bajya ntago yari umugabo w'umunyamaboko w'intwari, ariko yari umubembe. Nari masimbutse ngo yari umugabo w'umunyamaboko w'umunyentwari, ngo ariko yari umubembe. Bya bindi byose twazomye by'uko akundwa, Imana imukoresha, hari umutoni ku mwami, hari umunyacyubahiro, ari intwari, birengejwe kuba ari umubembe. Haleluya. Iyo kera waga uri umubembe, ubundi ntabwo waga wemerewe kugenda mu bantu. Cyari ikibazo gikomeye cyane. Imana ishimwe cyane. Umurongo wa 2, ngo icyo gihe Abasiriya bajyaga gutabara bakarema imitwe y'abanyazi. Bukeye bajya mu gihugu cya Isiraheli, banyagayo umukobwa mutoya, aba umuja wa Mukanamani. Bagiye muri Isiraheli barema imitwe, barangije baranyaga, ariko uyu mugabo Imana yaramukundaga mu buryo budasanzwe. Kuki ari wowe wanyaze aka kana k'agakobwa kakajyana iwe mu rugo? Wenda ariko ukajyana ku mwami, ariko ukajyana ku cyegera cye, kari kujya ahandi hantu, ariko Imana imuhumekera miramubwira ati twara aka kana k'agakobwa kawa kaja k'umugore wawe. Haleluya. Yatwaye akana azi ko ari akana gasanzwe. Hari abana badasanzwe bene data, hari abana bafite umwuka w'Imana. Niyo mpamvu mwinginga ngo ujye usengera abana bawe kuva wamutwita, kuva kuze, awandi umwonsa, asinziriye, abaye umutineja, umushinge, komeza umusengere, Imana izamukoresha ibyo abandi badakora. Yesu ashimwe. Aka kana kari rurangiza. Haleluya. Kaningera mu ijuru nzagashakaho kicaye nkabaza niko mbwira. Haleluya. Imana ishimwe. Imana yacu yagicyubahiro. Amen. Bukeye bajya uyu murongo wa 3, bukeye uwo muja abwira nyirabuja ati icyama databuja agasanga umuhanuzi w'i Samariya yamukiza ibi bibembe. Uyu mwana muto biratubwa ngo nakana gatoya, ariko aka kana karagacakura. Aka kana kari gufite umutima wo muri Kristo Yesu. Ibaza ari wowe banyaze bakagutandukanya na famiye yawe, uri umuyaya, uri umuja muri urwo rugo, ntabwo biri tubwira ukuntu bari bafashe aka kana, ariko karagacakara. Yesu ashimwe. Tubyumve cyane. Bantu mufite abakozi bo mu rugo, abakozi mububahe, kuko bashobora kuzaba igisubizo cyawe ejo hazaza. Ntukamubone ngo ni rwese amadongo, mwubahe, kuko Imana ishobora kumukoresha iby'ubutwari, amateka y'urugo rwawe agahinduka. Amen. Niko byagenze kuri kakagana k'agakobwa k'agacakara, kegera nyirabuja ati mabuja rwose databuja ndabona afite ibibembe, ariko agiye iwacu aho mwankuye hari umuhanuzi mu Samariya yabasha kumukiza ibi bibembe. Umwana mutoya wabashije kumenya ko umuhanuzi, umukozi w'Imana, yabasha gukiza shebuje ibibembe. Imana ihabwa icyubahiro. Dutoza abana bacu inzira z'igisiyoni, tubatoza Imana, tubabwire ko Imana yacu ishobora byose. Haleluya. Amina. Amen. Amen. Namani ajya kubwira shebuja ibyo umuja waturutse mu gihugu cya Isiraheli yavuze. Namani akibyumva ko yari afite ikibazo, iki kibazo cyakimukomereye bene da.
yahise kibuno n'amaguru ahita ahaguruka aragenda ajya kubibwira umwami ati muri Isirayeli umwana nazanye iwanjye ntabwo nari nzi ko iyi Mana yamukoreramo, none arambwiye ngo muri Isirayeli hari umuntu wanyiza ibi bibembe. Namani ni ukuvuga ngo yari umuntu ukomeye, yari umukire, yari yarivuje indwara y'ibibembe yaranze gukira. Yesu ashimwe, haleluya. Nuko umwami w'Isiriya abyumvise abwira Namani ati haguruka ugende, nanjye ndandikira umwami wa Isirayeli urwandiko. Namani aherako aragenda ajyana itaranto z'ifeza 10 n'ibice by'izahabu 600 n'imyambaro yo gukuranwa 10. Haleluya. Namani yarazi ko Imana yacu ikora kuko twayihaye, yarazi ko Imana yacu ikora kuko twayitanzeho ruswa. Abanza gushaka ibyiza kwentimido uwo mukozi w'Imana kugira ngo haleluya aze kugira amukize. Imana ishimwe. Ntabwo ari uko Imana ikora. Ahangarutse ku bakozi b'Imana, mwebwe bakozi b'Imana, reka ndebe muri kamera neza, mubwira abantu ngo babanze bazana ibya 10 n'amaturo batanga ibitambo, mubone mu basengere bakizwe. Bene da, siko bimeze. Nimba Yesu yaraducunguye ku muntu, amaraso ya Yesu ntituyagure, wowe urinde ugurisha impano itaranta impano yaguhaye. Yego warasenze Imana iguha impano, ariko kujya gusengera umuntu ngo banzuza n'igitambo, ngo banza wohereze kuri momo. Haleluya. Waherewe ubuntu, kuko ibyo bintu uri kugurisha ibihembo byawe n'ingororano byawe ni hano hapa duniyani. Urimo urahembwa ingororano zawe, niyo mpamvu ntacyo bikumariye. Yego ushobora kuba ukize, ushobora kuba waraguzemo amajetri, ukaba waraguzemo amadege, ukaba warubatsemo amazu, ukaba ugenda uko wumva, ariko nta mahoro ubifitemo. Yesu azakubwira ngo mva imbere wa gisambo we. Igihe kirageze tugahinduka, tukaba abana b'Imana by'ukuri, tugasengera abantu neza. Haleluya. Udakize, udafite ntagusengerwa. Tugomba gukora umurimo w'Imana hakiri kare. Ingororano z'Imana tuzazigororerwa. Yesu yaravuze ngo tukiri mu isi tuzakubirwa inshuro 100. Reka mpagarare aha ndafata indi video. Ariko bakozi b'Imana mwumve namwe ba Kristo mufate iyi video muyiha abakozi b'Imana. Bamwe babaka ibya 10, bamwe babaka ibitambo. Uraka umuntu igitambo ukamubwira ngo ugiye kumusengera, indwara ye ntikire, yaramaze kuguha amafaranga, musengere. Namara kugusengera akumva ko akwiriye. Kandi si byose tugomba gufata ngo tumire. Niyo mpamvu muri kurangiza nabi, niyo mpamvu bya diabete, imitima, bya kanseri biri kubimukiraho, ibibembe biri kuva kuri abo bantu birimo biraza bikabajyaho. Mukorere Uwiteka, Imana izabaha ibyanyu, Imana izadukubira. Nukuri iyi Mana twakoreye si umukene, Imana twakoreye si umutindi, Imana yaduhamagaye irabizi neza. Paulo ari jambo nasomye riramfasha ngo Paulo iyo atabaga ari mu murimo w'Imana yabaga kuboha amahema. Hari aho yageraga ntibamuhe, ahubwo akabafasha, agafasha itorero. Ariko wowe urimo uravuga ngo nyohereza momo vips, hoya. Korera Imana izaguhemba. Ihemba neza ntiyambura. Haleluya. Hemba neza ntiyambura. Yesu ahemba neza ntiyambura. Nukuri igihe kirageze kandi kirasohoye. Imana igaha umugisha abakozi b'Imana batariyandurisha ibyo kurya by'ibwami. Imana nawe wa mukristo we nikubwira ngo fasha umukozi w'Imana, mufashe. Imana reka nkubwira, hari abantu bavuga ngo ngiye ntabwo umwuka w'Imana ngo umvugisha, ngo ntabwo numva. Imana nzi ikintu ivuga ukabura amahoro. Imana nikubwira ngo umukozi w'Imana mwishurira inzu, mugurira inzu, mugura imodoka, atari kugira ngo umufate umushyira mu icupa ryawe umucunde uko ubyumva, uzabikore. Ariko natwe twahawe impano zo gusengera abarwayi ngo bakire, ni for free. Ariko namwe ba Kristo mugire kwizera. Gusenga n'ukwacu, kwizera n'ukwanyu, gukora n'ukuwiteka. Habuzemo kimwe nta gikorwa. Hari n'abandi bantu muvuga ngo abakozi b'Imana mukabazana mu ngo zanyu ngo bababera abapagasi. Nowe ibyo Imana ibyanga urunuka. Yesu ashimwe cyane.
haleluya. kandi mureke tuba abana b'Imana by'ukuri. Ngiye gufata indi video ya kabiri. Imana iduhane umugisha. Amen.